Gafaranga nari umufana we cyane ndamusuhuje ahantu hariho hose kandi mubwira ngo yihangane akomere ari kumwe n'Imana ibibazo yagize azabicamo. Gafaranga buriya yari umuntu numva cyane kandi yari umuhanga, ibiganiro bye byafashaga abantu benshi cyane kandi ibyago yahuye nawe buri wese byamushikira. Ndi kumva cyane nabonye imbuga nyinshi ziri kumukoraho ibiganiro bitari byiza kandi mu by'ukuri we mu mutima we niwe uzi nyine ikintu cya nyacyo cyabaye n'ibyatumye nyine bimugendekera kuriya. We rero azi ikintu nyine cy'ukuri cyatumye agenda hariya cyane ko nyine na RIB abakozi bayo ni abahanga aba babikurikirana nyine abandi be kuvuga ibintu nyine bitari byiza byamubayeho cyangwa se ngo bamutere amabuye ni ibintu byabaye bisanzwe byanabira n'undi ari we wese. Rero uvuze akantu keza ndi ubundi Gafaranga nari muzi ari umuntu w'umukomedi. Ubu naje kumenya ko yari asanzwe ari umuntu ukora ibintu by'ivugabutumwa cyane vuba aha. Nari nzi ko yarakira umuntu w'umukomedi. Naje gutungurwa bavuga ati asigaye ari Bishop kuko byavuzwe hanyuma nza kumenya neza yafunze. Ese wamukurikiranaga cyane akiri umukomedi cyangwa wamukurikiranaga aho yari amaze kuba Bishop nk'uko byavugwaga? Nk'uko bisanzwe twongeye twagarutse ni kuri Amazing TV Show. Uyu munsi twasuye umukunzi wanyu, umuntu mukunda cyane abenshi musanzwe muzi kuri Amazing TV Show. Tukaba twagiye kureba ni wa mukire w'uburanga salon. Uyu munsi twamusuye ahantu hatuye, murareba ku nyubako nziza cyane, bayegereye umuhanda, murabona ko atuye ahantu heza benshi dukunze kwita muri Bedford. Akaba ari umudiaspora wibera muri Canada. Muraho neza? Murakoze cyane. Yari iminsi cyane. Harashize iminsi ibyo. Tukaba tubakiriye rero kuri Amazing TV Show nk'uko bisanzwe. Murakoze cyane, turabashimiye. Ubwo muratangira rero musohoza abakunzi bacu ba Amazing TV Show, munasuhuza abakunzi banyu by'umwihariko abafana bawe bakuzi kuri Amazing TV Show. Kabisa. Nabasuhuje nk'uko bisanzwe, amazina yanjye nitwa Nzamukosha, ukora muri Uburanga Salon. Turasuka tukadefriza tugakora ibintu byose nyine bijyanye n'ubwiza, imisatsi na makeup n'ibindi nyine waba ukeneye byose. Nta kintu nyine tuwahaburana. Abakunzi ba Amazing TV Show, ndabasuhuje cyane. Bari mbakumbuye, abantu mwe munkumbuye, nanjye nari mbakumbuye cyane. Yari iminsi, ndabasuhuje rwose ahantu muri ahariho hose, abari muri Afurika n'abari mu Burayi n'ahandi ariho hose, ndabasuhuje cyane. Urakoze cyane. Uyu munsi ntabwo bisanzwe. Muramureba rero neza nk'uko yari yivuze neza mu buryo buhagije. Ni wa mukunzi wanyu muzi, umuyobozi w'Uburanga Salon. Prefere mumurebana neza nyine uko mumureba uyu munsi abamugezeho nabo niko basa. Munsi nyambaye neza. Merci, ariko ni bisanzwe. Umuntu kwambika ariko noneho ndashaka kumumenya. Cyane nkaho ariko. Sanjye nagera hawo. Ntusa neza. Ntibyoroshye ntibabisanzwe. Hafi ntusa neza ahubwo. Murakoze cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku muntu tuzi ko wamufanaga cyane, abantu benshi bakunze kwita Bishop Gafaranga. Ni inkuru twese twamenye, yaba aba diaspora baba muri Canada, baherere ku isi yose. Ni inkuru yamamaye cyane, iza kumenyekana, tuza kumva ngo Gafaranga arafunzwe. Iyo nkuru ukiyumva wayakirute ko tuzi ko wamukurikiranaga cyane? Byumvishe gute se umuntu wakurikiranaga? Byaba byaragutunguye se? Byaba ari ukuri koko? Mbese tubwire muri make ku makuru ufite kwifungwa bya Gafaranga. Gafaranga nari umufana we cyane ndamusuhuje ahantu hariho hose kandi mubwira ngo yihangane akomere ari kumwe n'Imana ibibazo yagize azabicamo. Gafaranga buriya yari umuntu numva cyane kandi yari umuhanga, ibiganiro bye byafashaga abantu benshi cyane kandi ibyago yahuye nawe buri wese byamushikira.
ndi kumva cyane nabonye imbuga nyinshi ziri kumukoraho ibiganiro bitari byiza kandi mu by'ukuri we mu mutima we niwe uzi nyine ikintu cya nyacyo cyabaye n'ibyatumye nyine bimugendekera kuriya we rero azi ikintu nyine cy'ukuri cyatumye agendamo hariya cyane ko nyine na RIB abakozi bayo ni abahanga baba babikurikirana nyine abandi be kuvuga ibintu nyine bitari byiza byamubayeho cyangwa se ngo bamutere amabuye ni ibintu byabaye bisanzwe byanabira n'undi uwo ari we wese. Rero uvuze akantu keza ndi ubundi Gafaranga nari muzi ari umuntu w'umukomedi ubu naje kumenya ko yari asanzwe ari umuntu ukora ibintu by'ivugabutumwa cyane vuba aha nari nzi ko yarakira umuntu w'umukomedi naje gutungurwa bavuga ati yasigaye ari Bishop kuko byavuzwe hanyuma nza kumenya neza yafunze. Ese wamukurikiranaga cyane akiri umukomedi cyangwa wamukurikiranaga aho yari amaze kuba Bishop nk'uko byavugwaga? Gafaranga ndi umufana we cyane namukurikiranye kuva kera gusa ariko akenshi ibiganiro bye nta nubwo ari no kuvuga ni ubukomedi gusa atanga nyine ibiganiro bye ni ibintu byubaka ni ibintu by'ingenzi ni ibintu by'ingirakamaro nubwo nyine akora nka biriya by'ubukomedi ariko nabwo nanone iyo ubiteze amatwi ni ibintu nyine biguhereza ikintu usigarana mu mutwe. Reka rero nk'uko hari bivuzwe ubwo rero Gafaranga ngo abe arafunzwe ariko ahanini amakuru ari kugenda atambuka cyane avuga ko ari umuntu watotezaga cyane umugore n'ibivugwa bikaba byaramuviriyemo kuba yanafungwa. Ese n'uyu munsi turi ku munsi mukuru w'abamama tunababwira ngo bakomeze baryoherwe n'umunsi wabo ntawe burimo ariko urumva kumva ngo umuntu wari Bishop agera ahantu atoteza umugore byari ibintu bitagaragara neza muri sosiyete nyarwanda muri sosiyete ngari y'abantu bose. Urumva rero umuntu nka Bishop kumva ngo ari mu bantu batoteza umugore cyaba ari ikibazo ukimara kumva ngo ari mu mugabo watotezaga umugore we byamuviyemo gufungwa ngo byakiriye gute? Njyewe nyine nkurikije uko nzi Gafaranga n'ibitekerezo bye ndatekereza atari umuswa cyane ku buryo yatoteza umugore we ahubwo icyo koze hari nk'igihe turi abantu hari nk'igihe ukora agakosa gatoya mugenzi wawe nyine akabigiraho ikibazo urukumva akabiremereza bikaba byagera ku rwego rwo hejuru kandi arega n'ubundi ntabwo arafungwa aracyari mu iperereza. Rero umuntu iyo akiri muri RIB ntabwo bivuze ko icyaha cyamuhamye anytime ashobora kuba umwere cyangwa se wenda mugani icyaha kikaguhama cyane ko hari na benshi tuba tuzi baba bafunzwe ari inzirakarengane maybe ko ariko nawe byamugendekera njye ntakiri yego wenda mu gihe ubutabera bukiri gukurikiza inshingano zabo bireba ko icyaha kimuhama reka dutegereze bizavamo ariko niba koko Bishop Gafaranga arimo batotezaga umugore yaba yarakoze amakosa niba koko umugore we nawe yaramubesheye ko amutoteza nawe abitekerezeho neza arebe ko Bishop yaba umwere. Hanyuma rero ariko kumva ngo arakurikiranwe akurumva byanga bikunda hari ikintu bishobora kuzamuzana muri sosiyete nyarwanda yamukurikirana kumva ngo yatotezaga umugore. Hanyuma wenda nkawe wamukurikiranaga cyane ni iki kugeza isaha wabwira wenda sosiyete nyarwanda cyangwa abantu bose bakurikiranaga Bishop Gafaranga? Ahubwo se nanjye nahita nkubaza ngo abaye ari umugore wamufungishe kandi nta kibazo afite? Niho hahandi wavuze uti RIB cyangwa ubutabera buracyakurikirana iperereza ntabwo baramenya ibyavuye ariko urumva nk'umuntu yaba yabeshewe cyangwa wenda ari ukora byanga bikunda hari amanota bimukuraho nk'umuntu bivuga ko yatotezaga umugore ariko tunibuka ko Gafaranga nawe bivugwa ko yatandukanye n'umugore burya ngo ari umugore wa kabiri ayo makuru sinzi nari uyabo nari mbizi ariko hari ukuntu umuntu mu buzima agenda ahura n'abantu badashobotse abandi bantu bagatekereza ko ari udashobotse by'umwihariko nk'umusare wenda naguhezaho nk'urugero ni umusitari nawe ibintu biri kugenda neza muri iyi minsi witwa Miki
yatandukanye na Regis amaze gutandukana na Regis ahita akundana na Aga so rero nk'undi muntu wenda aramutse atandukanye wenda na Aga nonaha abantu dushobora kumva ko ari Miki udashobotse maybe ari abo bantu badashobotse bagenda bahura nabo ibyo nabyo bibaho ushobora guhura n'abantu 5 utarahura n'uwawe rero muri abo bantu nimwumvikane nuko bimeze ngenda umufana ibyata akaba kumwe utandukana n'abantu 5 akurabiye nka societe twebwe wenda societe turavuga uyu muntu niba atandukanye n'umugore wa mbere n'uwa kabiri umugabo ashaka ko ari umunyamakosa ashaka ko ari umuntu uri mu makosa rwose ari nayo mpamvu gusanga abantu benshi bari gukomeza kubivugaho bati rwose Bishop Gafaranga ashobora kuba wa muntu wabaga uri kwijijisha muri societe nyarwanda ubwira abantu mubwiriza butumwa gute aho ni wa muntu uvuga ibintu akabivuga ku munwa ko bitari ku mutima ibyo nibyo biba kuvuga ngo ushobora gufata uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu akaba ari wowe wawe ubundi umuntu wawe agukunda uko uri uko umeze kose amakosa yawe kandi anakunambaho so rero nyine ikikwereka kuri uriya muntu ntabwo wenda namucira urubanza uriya mumere rwumva uriya mubyeyi rwose nta namucira urubanza ariko rero ntabwo byari byiza umugabo we ubwo afite impamvu ze ntitaye ku mpamvu ze runaka zatumye ajyana umugabo we nk'uko bari kubivuga niba ari akamujyana muri RIB rwose kari akantu nakanenze uzi impamvu nakanenze none ahagiye kumujyana muri RIB ubutabera bukurikirana ibyabwo nyine basuzume barebe ubundi icyaha gishobora kutamuhama nikitamuhama se biragenda ute kandi ari wamujyanyemo arababaye umwere arabamuteye ikibazo muri societe cyane nk'abandi nyine bakunda abantu byashyushye gusa nk'urugero nka kipe ifana nk'umuntu ufana ekipe yatsinze gusa ajyana nyine n'ibigezweho rero ba bantu bajyana n'ibigezweho uriya mugore sari bamuteje ikibazo mu bantu ubu bariya nyine baraba bagiye urukumva mu by'ukuri hari n'abantu bitwiyambika uruhu rw'intama kandi atari ko bimeze umuntu yaza avugisha ukuri rero nyine ibintu bya nyabyo biriho abantu bagahita bavuga ati ariyoberanye Gafaranga ntabwo ari umuntu uyoberanye urebye muri speech yatanga haba harimo ukuri kwinshi sinzi niba ujya ubikurikirana neza ariko muri iyi minsi mbona nayo ntangiye kugenda bikurikirana aho menye utari umufana ntabwo ndi umufana we twese nakubeshya ngenda mukunda byataye ubu naje kumva ngo Bishop yageze ahantu aho umuvugabutumwa ugeze kuri runo rwego oya cyokoze nanjye wenda n'ubundi umufana we ntabwo nzi wenda nk'idini ayoboye ariko n'ubundi natwe abantu tuba tumukurikirana turi idini rigari kabisa byatari ngende umufana ukaba ukomeje gukomera kuri Gafaranga rero twari turi kumwe na Nzamukosha turi kuganira kuri Bishop Gafaranga uburyo yafunzwe amakuru ari kugenda avugwa ku mpande zitandukanye ibyo byose ariko tukavuga tuti rero none rero ubu dutegereje kizava mu butabera hanyuma rero nk'umuntu wenda umukurikirana kandi umukunda abona ko tubwira ko uri umufana we cyane niki rero wabwira societe nyarwanda idukurikiranye abakunzi ba Amazing TV show badukurikiranye akanya barimo bumva uburyo turi kuganira kuri Gafaranga nabo bashobora kuba bahura n'icyo kibazo ari abo bafite abagore cyangwa abagabo niki rero bababwira muri Gafaranga ku bijyaniranye n'imibanire yabo mbere na mbere ubutumwa bwa mbere ndabuheza Annette Murava ewan aho uri hose ibintu ari kujyaza yivugisha utuntu ngo niwe ari wubatse nabi nyine utuntu twinshi nyine tudashinga njye turiya tuntu rwose natugaye kuko ni umugabo we kandi ikindi yagiye kubana nawe abizi neza ko yatandukanye n'undi mugore yari abizi rero iyo ukunda umuntu burya iyo utamukundanye n'ingeso ze zose ntabwo uba umukunda ushobora gukunda kandi uko agaragaye muri ako kanya utitaye ku ngeso ze cyangwa se ku byo afite urukumva ariko nyine wowe wanyawe utamukunda ni no kumva ari kuvuga ngo Annette Murava impamvu ya biriya byose yabiteye ngo afite undi muntu ushaka kugenza ute bivugwa ko bamwe ari kuvuga ko Gafaranga ashobora kuba yaragambaniye ko kandi sinzi niba uri kukumva biranashoboka nabyo birashoboka kuko cyane nyine Annette cyane ko banabana abantu baravugaga nyine ngo ntago bajyanye
ntago baberanye urukumva baciye intege nke kenshi nyine cyane ubu rero Annette Murava ashobora kuba ageze ahantu neza ari kumva koko ko bagenje ute ko bataberanye njye namugira inama yo kujya gufungisha kumukuramo umugabo hakiri kare nibyo kabisa namugira inama agenda mukuzemo hakiri kare ewana nareba nawe turi tayari turamugutwara muramugutwara ndataye wasanga bashaka gusigaranira etaje yewe ari kumugambanira hanyuma rero wari kuvuga kuri Annette hanyuma turashaka tubye noneho abandi badukurikiye nabo bashobora kuba bagwa mu mutego bashobora kuba bavuga ati bafite ibitekerezo nk'ibyo kuvuga ati bafungisha abagabo babo cyangwa bafungisha abagore babo mani ngewe nuko abagabo akenshi bararenganye mani akenshi umugore ajya akora amakosa arukumva agatagaruka ku mugabo nyine bumva ko abagore badakosa kandi muri iyi minsi aho baba bahereye ikintu cy'uburinganire mani abagabo basigaye nyine barenganye tu basigaye batotezwa hahandi byata noneho kwa kundi nyine yumva ko ari umugabo yakuma muri akaje amukozaho n'agashi abitekereje ewana bikabadanje muribu ibintu byakomeye gusa inama nabagira guys abantu mwese mukurikirana Amazing TV show ikintu nabwira twibanire neza twikundanire umukunda uko agaragara nyine uko ibyo afite byose mu byenjoyinge mukundane nimukundana bya nyabyo ntabwo biriya bibazo byose bizaza byo gufungishanya ntituberanye turaberanye nyine ngiye ku giti cyanjye n'uwo nkunda abandi ntubiteho Zamukosha rero urakoze reka tugushimire tukubwira tukomeze ugiherwe na weekend yawe neza cyangwa cyawe ugiherwe weekend kugendekere neza katubwire rero abakunzi ba Amazing TV show mudukurikiye mukomeze mukore subscribe mukore share like comment mutubwire ibi bintu mushaka twazabakorera nimukenera ko bose tumugarura tuzamubazanira arahari ku bwanyu bandike no muri comment amakuru neza Murava kandi muramubwira uti wari wambaye neza mubyandike no muri comment akabona ko comment thank you so murakoze rero butane tuba tumwe muzatwitana sawa wasoje ntibikiri inzozi ku bantu benshi bari bategereje kuba bakwifuza kujya mu mahanga bongeye bashizwe igorora Mega Global Link yongeye yaje abashaka kuza kwiga muri Canada abashaka kuza gutura muri Canada abashaka gutembera Mega Global Link irahari kugira ngo ibafashe Mega Global Link ifasha umuntu wese wifuza kuba yaza kwiga muri Canada ushaka kuhatura n'umuryango we wose ushaka kuza gutembera ndetse n'ushaka kuza gukorayo rwose muri Canada Mega Global Link irabafasha ushobora kuba nanone wifuza kuba wajya mu bihugu by'Uburayi Mega Global Link irahari ikagufasha mu gihugu icyo ari cyo cyose wifuza i Burayi ushaka kujya kwiga ushaka kujya guturayo ushaka gutembera nabyo irabigufasha ibindi muzaduhamagara tubabwire ibisabwa byose ni ikigo cyizewe kuko ibyo mukorana byose mujya kwa noteri mukabisinyira iyo bidaciyemo bagusubiza ibyawe murakoze rero mugane Mega Global Link ubundi mutembere amahanga dore ku isi yabaye umudugudu aho washaka hose wahatura